ikaze n'ubundi mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gukora. Turabiyegereje, tubahaye ikaze abo dukunze kubana buri gihe n'abandi bashobora kudusanga. Twongeye namwe kubararika ngo tubane hagati. Nanone reka tubanze turarika Imana ngo ibane natwe. Mwami wacu, Data wera uri mu ijuru, twongeye kukurarika muri iki kiganiro n'ubundi kugira ngo ukomeze ubane natwe, ngo birusheho kugenda neza. Urakoze Data, iwe dushyize imbere muri byose, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Nk'uko tubivuze cyangwa dusanzwe tubana namwe, ikiganiro cy'uyu munsi gifite insanganyamatsiko igira iti kumenya abagabo babi cyane muri Bibiliya. Abagabo babi cyane bavugwa muri Bibiliya. Buriya hari abantu babi, hakaba n'abantu beza, kandi abo bose Bibiliya zibatwereka kugira ngo nyine tumenye abantu babi, twirinde gukora nkabo, Yesu ikatwereka n'abandi beza kugira ngo aribo twigiraho urugero cyangwa urugendo rwacu rw'ubuzima. Isi igizwe n'ibyiza ikagirwa n'ibibi, ariko duharanira gukora ibyiza tukirinda ibibi. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome igitabo cy'Itangiriro ibice 4 umurongo wa mbere tuje kugeza ku bice 8. Tuje kugeza ku murongo wa 8. Samahani, ibice 4 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Bibiliya iravuga gutya ngo, uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini. Aravuga ati, mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ature Uwiteka. Uwo ni Kayini ubaye umuhinzi. N'Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwabo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, aba ari byo yitaho, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikubabaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemera, ariko nudakora ibyiza ibyaha zitugatugira kuri uke, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. 9. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wacu. Haleluya. Aya ni amateka
y'umugabo witwa Kayini. Uyu mugabo afite amateka mabi muri Bibiliya. Ariko afite amateka atari meza muri Bibiliya. Bibiliya itubwiye umugabo Bibiliya itubwiye abantu babiri babyawe n'umugabo umwe. Uwo mugabo wabyaye abo bantu cyangwa abo bantu babiri ni Adamu. Yabyaye abantu babiri, abahungu babiri, uwitwa Kayini n'uwitwa Abeli. Noneho bagira n'imyuga ibiri. Uwitwa Kayini aba umuhinzi, agira umwuga wo guhinga, abari wakora, abari wahitamo. Naho Abeli nawe akurikira iby'ubworozi. Bibiliya ivuze neza, iravuze ngo bukeye ngo Kayini ngo azana ituro, ngo aza gutura Uwiteka ku ituro ry'imyaka yejeje iyo yahinze. Ariko ngo Uwiteka ntiyanezezwa nayo kandi ntiyishimira Kayini hamwe n'ituro ryiwe. Noneho atabyishimiye, Kayini ngo ararakara, arababara, kandi ari we zaturutseho kubera ituro yatanze. Impamvu Imana itarishimiye nuko ritaje ryiza. Imana zikenera ituro ryiza. Kayini ngo ararakara, agaragaza umubabaro. Naho Abeli nawe ngo azana ituro muzo atunze, muzo yoroshye. Imana yishimira ituro ya Abeli. Ariko Kayini arababara. Kayini arababara. Ariko Uwiteka ntiyitaye ku ituro ryiwe. Kayini arababara. Uwiteka abaza Kayini, amubaza gutya: niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Ese wowe nukora ibyiza tuzemera? Nukora ibyiza, ariko nudakora ibyiza, ibyaha zitugatugira kurugi, kandi ni wowe ukwiriye kubitegeka. Ibyaha zitugatugira kurugi, kandi ni wowe zifuza, ni wowe bishaka ibyo byaha, ariko ni wowe ukwiye kubitegeka. Icyakurikiyeho nuko Kayini yishe murumuna wiwe, amujana umusozi, amugikoreye uburyarya, ashike amwicirayo. Ikindi cyakurikiyeho, amaze kwica murumuna wiwe, Imana ngo ibaza Kayini, iramubaza ngo ese murumuna wawe ari he? Kayini anakima, aravuga ngo ese ngo ndi umurinzi wiwe. Iyo niyo tabia, niwo muco
w'umugabo witwa Kayini, umugabo mubi cyane. Twirinde kuba nka Kayini cyangwa kugira imico nk'iya Kayini. Reka nkwereke ibiranga Kayini, imico iranga Kayini. Ijambo rya mbere biranga mu mico iranga Kayini, icya mbere ni ukwikunda. Kayini yarikunze. Icya kabiri ni uburakari. Iyo umuntu yakoze nabi, aho kwisubiraho ararakara, ariko umunyabwenge ntazarakara, ahubwo azakosora. Icyo yatakoze neza akagikora neza, icyo yakoze nabi akagikora neza. Icya gatatu kiranga Kayini ni ishari. Ishari ishari ni ikintu mu bintu biranga Kayini. Ishari ni ikintu kibi mu buzima. Ishari ni ribi. Uwo ni umuco mu mico, mu ngeso ziranga Kayini, ni ikintu cya gatatu cyitwa ishari. Reka tube nk'abasoma icyanditswe muri Timoteyo wa mbere 6:6. Aravuga ngo icyo akora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe, kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntaco twazanye mu isi kandi ntaco tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo. Kubera Kayini umutima wiwe w'ubugome, yananiwe kunyurwa n'ibyiwe afite. Yifuza kubwiriza mugenzi wiwe kandi arizo iwe yahisemo. Ishari ni mu bintu biranga umuco wa Kayini, kuko ntaco twazanye mu isi kandi ntaco tuzabasha kwikura cyangwa kwivana. Ariko ubwo dufite ibyo turya n'ibyo twambara biduhagije, tunyurwe. Umugabo mwiza azarangwa no kunyurwa, ntararikire iby'abantu. Mu biranga Kayini ni ubushukanyi. Umugabo ushukana aba afite umuco wa Kayini. Abagabo bashukana ni babi. Abagabo bashukana ni babi cyane. Uwo ni umuco wa Kayini. Yashutse muri umuna wiwe ngo bagende iriya mu rwuri, ariko agira ngo ni barajanye nk'ibisanzwe, ariko iwe yagize ubugome bwo kuja kumwicirayo. Ubushukanyi ni bubi. Icya gatanu mu mico iranga Kayini ni ubwicanyi. Ashika mutsindayo, yamujanye nka mugenzi we bavukana bava inda imwe, yamushukashutse, ariko ashike mu gasozi amwicirayo. Icya gatandatu kiranga umuco wa Kayini ni ukubesha. Kubesha ni umuco mubi. Hari abagabo bamwe batazababesha, abagabo b'imfura ntibazababesha, ariko umugabo w'ikigori azabesha. Icya karindwi kiranga umuco wa Kayini ni ugusuzugura Imana. Uzarire urebe iyo umuntu ari mubi azasuzugura n'uwo atagasuzugura. Kayini yasuzuguye Imana, ariyo yamuremye, ari yamuhaye
n'ibyo afite n'ibyo yaratunze, kugeza aho yanaka Imana ngo ese ni jewe murinzi wabe, nije murinzi we, wambaza ngo ese arihe, nije murinzi we. Urumva ako gasuzuguro. Icya munani kiranga Kayini ni uburyarya, hira, uburyarya. Uburyarya ni bubi, uburyarya ni bubi, ni bubi cyane. Mu mico iranga abantu, uburyarya ni bubi. Nanone mu rwandiko rwa Timoteyo ibice 4 umurongo wa 12 aravuga gutya: tiyakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubishitegererezo cabize, kuza uvuga no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no kwizera, no ku mutima wombi. Ibyo abayizo bishobora kugura. Mu byo uvuga mu buzima ugomba guharanira ko umugabo mwiza udafite ishusho nk'iya Kayini, umugabo mubi w'ikirangirire muri Bibiliya. Kayini wananiwe kunyurwa n'ibyo afite, akarangwa no kwikunda n'uburakari n'ishari n'ubushukanyi n'ubwicanyi no kubesha no gusuzugura Imana n'uburyarya. Izo ni imico iranga abagabo babi bameze nka Kayini. Rero ndakwifuriza kutaba nka Kayini, ndakwifuriza kutagira imico imeze nk'iya Kayini. Uharanire kugira imico myiza, kudahinyurwa mu byo ukora, mu byo uvuga yakagira uguhinyura, ahubwo urangwe no kugira icyitegererezo cyiza, ibikuranga bibe byiza, ugira amateka meza, n'ibyo Imana yishimira, n'ibyo isi yishimira, n'ibyo abantu bishimira, kugira ngo woye kugira uguhinyura, uhinyura ibyo ukora n'ibyo uvuga n'ibyo ugendera. Rero ndakwifuriza ukimara kumva iki kiganiro nawe wange Kayini n'imico yiwe n'ingeso ziwe n'ibimuranga byose, amaze wifuze gutamera nkawe. Uzaba ufite urugero rwiza, uzaba ufite icyitegererezo cyiza ushobora kwigirwaho, byiza bitari bibi. Numera nka Kayini uzarangwa n'amateka mabi. Ariko nshuti muvandimwe unyumvise muri iki kiganiro, ndakwifuriza kutaba nka Kayini. Kayini ni umugabo mubi. Reka tuzareba mu kindi kiganiro, tuzareba abagabo beza abantu bagomba kwigira. Imana duhe umugisha, tumenye kwigera, tumenye guhagarara no kumenya abo turi bo n'ibituranga. Dushobora kuba turangwa hari ibituranga, kandi Kayini hari abantu baza baba babi ariko bakananirwa kwikosora. Ariko iyo wikosoye ukareka ingeso zawe mbi, Imana ni nyembabazi. Imana idufashe, Imana iduhe umugisha kubw'ayo magambo. Murakoze. Amen.